tugiye kwiga uburyo aya magambo twayabyinisha gutya. Twagiye tubahaye ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira, twizere ko mumeze neza aho muri hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tukaba dukomeje rero n'amasomo ya video editing, tukaba tugeze kuri indi somo rishyashya aho tugiye kwiga ibyitwa behaviors bikaba ari ibintu cyangwa se akaba ari option ifasha inyuguti kubyina nk'uko twabibonye. Kugira ngo rero ubikore nk'uko twabyize, turaza hano kuri annotation, dufate izi nyuguti tuzimanure tuzishyire hano hasi kugira ngo twandikeho ikintu. Nizimara kuza handitseho ABC tuze tuzikandeho gutya, ubundi twandikemo icyo dushaka. Wenda twandike ngo ishuri, cyangwa twandikemo murakaza neza. Twanditsemo murakaza neza gutya, murakaza neza. Tubishyire wenda muri bold kugira ngo bigaragare neza. Murakaza neza. Tumanuke tubishyire mu star kugira ngo tubigire binini kugira ngo bigaragare neza. Urareba ahanditse ngo murakaza neza, iyo duplayinze iyi video urabona ko aya mazi ari kubyina ariko inyuguti zirahagaze. Murakaza neza, izi nyuguti zirahagaze, bityo turashaka kuziha motion cyangwa se kuzinyeganyeza kugira ngo zigaragare neza bitewe n'ibyo dushaka gukora. Urugero, reka tuze tugire gute, tuzihe motion, tuzana kuri behaviors, noneho tukaza tugafata kano ka mbere tukagakurura tukagashyira muri izi nyuguti. Niduplayinga urareba ukuntu ziza, zirahita ziza zitangire kubyina gutya nk'uko muri kubibona. Aha rero iyo ushyize mouse yawe kuri buri kantu kakwereka uburyo inyuguti ziza kubyina. Reka dushyire hano turi fade, urara ziraza gutya. Dushyire hano kuri jump and fall, ziraza gutya. Dushyire hano kuri pop up, ziraza gutya. Dushyire kuri hano, ziraza gutya. Biterwa rero nicyo ushaka gukora muri video yawe. Wenda reka dushyire muri iyi ngiyi turebe ukuntu biza. Duplaying tuyigize hano gutya, noneho duse nk'aba playinga. Urareba zino nyuguti ukuntu ziri kuza, ziza zivuye mu kirere zigahita zifatana, zigahita zikora ariya magambo twakoze. Wenda reka dusubire inyuma dushyiremo wenda iyi ngiyi turebe nayo ukuntu iza, noneho duplayinge. Urareba ukuntu iza, nyine biryoshya video, bituma video igira umwihariko. Nk'uko twabyize video editing ni uburyo uvanga ibintu cyangwa se ukabicangacanga kugira ngo bibyare ishusho nziza. Nk'uko mujya bibona wenda video editing cyangwa se amafilime, impamvu kuryohera nuko bagenda bafata ibintu bigiye bivangavanze. Burya filime uko babayikamenye n'uburyo bayeditinga ni ibintu bibiri bitandukanye. Bo bayirecordinga bisanzwe, noneho wa muntu mu video editor akaza ya filime akayiryoshya, aho agenda ashyiramo imiziki inyuma cyangwa se utuntu nyine tugenda tuyiryoshya. Iyo banditse wenda ati bageze mu mujyi runaka, bakazana inyandiko imeze gutya, ntabwo bayizana isanzwe gutya, ahubwo bayishyiramo utuntu nyine tw'udukuryo kugira ngo video ibashe kuryoha. Reka wenda dushyiremo indi motion, wenda tuze gutya dushyiremo iyi ngiyi turebe ukuntu biza kumera. Urako ziza hejuru zikongera zikabyina, biterwa nyine n'icyo ushaka kwerekana muri video yawe. Bityo rero hari yindi options nk'uko twabyize, buri option iba ifite settings. Uraza hano ibumoso, hano handitse ngo properties. Iyo nta kazu kari hano kuri ka settings, uraza ugakanda hano kuri properties, noneho kano kazu gahita kaza. Wenda duplaying turebe, urareba kuntu iza gahoro gahoro. Iyo rero dushyize hano hejuru in, ni uburyo iza kwinjira. Nituza tugahindura hano tugashyira hano kuri bounce it, kwinjira kwayo biraza bitandukanye. Nituza tugashyira kuri drift
kwinjira kwayo biraza bitandukanye. Nituza tugashyira kuri fade in urera biraza bitandukanye, bityo kwinjira kwayo uraza ukabisetinga hano. Noneho iyo imaze kwinjira uburyo ihagararamo nabyo uraza urara ko iri kubyina nyine mu gihe yamaze kwinjiramo, uraza nabyo ukaza hano kuri during ni uburyo iba ihagazemo mbere yuko igenda, kuko no gusohoka kurahari. Wenda reka tuze urareba nitugira irahita isohoka, ariko mu gihe itarasohoka iraba imeze ite ni twebwe tubigena. Turaza hano tukaza kuri during, tukaza hano wenda tushyire jump. Nimara kwinjira iraba iri kujumpinga gutya, iraba iri kujumpinga mu gihe itarasohoka. Noneho nijya gusohoka ihita igenda nkuko natwe twabishatse, kuko no gusohoka nabyo turabigeramo. Wenda jumping tuyikuremo dushyiremo none ntihagire ikintu nyine izi nyuguti zikora, zihagarare gusa. Urabona ko zihagaze gusa nta kintu ziri gukora. Cyangwa se tuze dushyiremo ngo pop up, turebe ukuntu biza. Pop up ziraba ziri kubyina gutya, urabona pop up ziri kubyina gutya. Reba runo utuntu turyoshya video cyane ku buryo igira nyine umwihariko. Wenda dushyiremo ingi, urabona ukuntu ziri kuza nazo ziri kubyina gutya. Ushobora rero kubishyira n'iminota 10, ushobora kuzishyira hano zikabyina mpaka iminota 10, biterwa n'icyo nyine ushaka gukora muri video yawe. Bityo rero ni udukoryo twinshi, wenda dushyire kuri shifting turebe ukuntu biza kumera. Shifting urabona zirazamuka zikongera gutya, ziri kubyina gutya. Noneho tujye kuri out. Mu gihe zimaze kubyina zirasohoka gute? Zirasohoka drifting, drop n'ibindi byinshi nyine. Hano wenda dushyire hang turebe ukuntu zisohoka, ukuntu zisohoka biterwa n'icyo twazigeneye. Wenda out nanone dushyire fly out, ziraguruka turebe ukuntu zigurutse fly out. Wenda tuze dushyire reveal turebe ukuntu bigenda, zigenda nyine ku murongo zijya iburyo zigasohoka. Dushobora none kuzihindurira icyerekezo. Wenda reveal urabona ko ziri kurya iburyo, hano direction dushobora kuzishyira he left, zikagera gute zigasohokera ibumoso. Urabona ko zisohokeye hehe ibumoso. Ibi rero nibyo iri somo rero nibyo twashaka kubereka. Niba ugeze hano ukabona hari ikintu ryagufasha, icyo twagusaba ni ugukanda like mu rwego rwo kudushyigikira kugira ngo iyi video igere ahantu kure n'abandi banyarwanda cyangwa se n'abantu bumva ikinyarwanda babashe kugira ubumenyi kuri video editing. Araba ari umusanzu ukomeye kuri twebwe ndetse n'abantu bashaka kumenya video editing. Bityo rero tutabatindiye, reka isomo ryacu turisoreza ahangaha kugira ngo ritabarambira mukagira ubunebwe. Nizere ko rero mukomeje gukora imyitozo kugira ngo mubashe kumenya video editing neza, kandi tuzakurikizaho n'andi masomo menshi harimo Premiere Pro, After Effect n'izindi zigiye zitandukanye zabafasha mu buzima busanzwe. Naho ubutaha, ciao.